Muri ino video tugiye kurera hamwe abakobwa barindwi bakunzwe cyane kurusha abandi ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok ndetse no ku rubuga rwa Instagram. Nta kindi dusabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abo bakobwa aba ari bo kuva ku mwanya wa karindwi kugeza ku mwanya wa mbere. Uraza kutubwira umukobwa ubona ari mwiza cyane cyangwa se ukunda cyane cyangwa uforowinga cyane kurusha abandi ku rubuga rwa Instagram ndetse no ku rubuga rwa TikTok. Ntatinze reka duhere ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turahasanga abakobwa babiri ari bo Alicia ndetse na Jerime. Aba ni abakobwa baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Niba nawe ukunda indirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa se ukaba ukunda indirimbo ziririmbye mu njyana ya gospel, bano bakobwa babiri ushobora kuba ubazi, Alicia ndetse na Jerime. Aba ni abakobwa bamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye zo guhimbaza Imana. Indirimbo ya mbere bafite yakunzwe cyane niyo bise Uriyo, yarebwe n'abarenga miliyoni imwe n'ibihumbi ijana mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Aba kandi bakomeje gukora amateka aho bamaze igihe kigera ku byumweru bibiri bashyize hanze indirimbo bise Ibanga, ikaba imaze kurebwa n'abarenga ibihumbi 435 mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Urumva yuko ari indirimbo iri gukundwa cyane, ikaba ikunzwe no ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye zicuruza umuziki haba kuri Spotify, Audiomack, Boomplay ndetse n'izindi. Byatumye bano bakobwa babiri Alicia ndetse na Jerime bakomeza kwigarura imitima ya benshi mu Rwanda ndetse no hanze, bagakomeza gukurikirwa cyane ku rwa Instagram ndetse no ku rubuga rwa TikTok. Bikaba byatumye bazi kugaragara kuri uwo mwanya wa karindwi. Dukomeje ku mwanya wa gatandatu turasanga umukobwa witwa Uwera Judith, yamenyekanye ku izina rya Judy, amenyekana akora utuvidewo dusekeje cyane yanyuzaga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok. Yakomeje kwigwizaho abafana benshi bitewe n'uburyo yabashimishaga cyangwa se yabasetsaga akoresheje utuvidewo dusekeje cyane. Byatumye akomeza gukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu kandi yaje kwinjira muri sinema nyarwanda cyangwa se mu ruganda rwa filime nyarwanda, aho yagiye akina muri filime nyinshi zitandukanye. Uyu kandi bitewe n'ubwiza bwe yakomeje gukurikirwa ndetse no kwiguzaho abafana, kandi avugwa mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye, twavuga nk'umutiktoka, akaba umwinfluencer ukomeye cyane ndetse n'umukinnyi wa filimi tuzi ku izina rya Kimenyi Tito. Uyu bavuzwe mu rukundo aho baje no guhurira muri filimi yakunzwe cyane. Ibi byatumye Uwera Judith tuzi ku izina rya Judy akomeza gukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram ndetse no ku rubuga rwa TikTok, kuko kugeza ubu aba yagaragaye muri bano bakobwa barindwi bakurikirwa cyane cyangwa se bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Niba usanzwe umuzi cyangwa se nawe warakunze kureba utuvidewo twiwe, ndazi neza ko Uwera Judith tuzi ku izina rya Judy umuzi, akaba nta mpamvu yo gushidikanya ko yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa gatandatu mu bakobwa barindwi bakunzwe kandi bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Dukomeje ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa wamenyekanye muri filimi yitwa Agahinda k'imfubyi tuzi ku izina rya Kazuba wa Derek. Uyu mukobwa nawe ni mwiza cyane, yagiye yigwizaho abafana mu gihe gito cyane, aho amenyekanye muri ino filimi yise Agahinda k'imfubyi. Akaba kandi azwi mu rukundo n'uyu umuhungu Derek, bikaba byaratumye akomeza kwigwizaho abafana ndetse no gukundwa cyane, aho couple yabo ari imwe mu zikunzwe cyane mu Rwanda. Bikaba byatumye Kazuba wa Derek nawe ushobora kuba umukurikira haba kuri Facebook cyangwa se TikTok cyangwa kuri Instagram bitewe n'ubwiza bwe cyangwa se impano nziza ndetse no kwihesha agaciro agaragara nk'umunyarwandakazi cyangwa se umukobwa ufite indangagaciro n'umuco nyarwanda. Bikaba byatumye nawe agaragara ku mwanya wa gatanu w'abakobwa bakurikirwa cyane kandi bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko kuri Instagram ndetse no ku rubuga rwa TikTok. Uraza kutubwira umwanya yagakwiye kugaragaraho mu gihe ubona yuko uyu mwanya wa gatanu atarawukwiye, agakwiye kugaragara ku mwanya wa gatatu, wa kabiri cyangwa se uwa mbere bitewe n'uko usanzwe umuzi. Gusa yagaragaye kuri uyu mwanya wa gatanu bitewe n'uko hari abandi tugiye kurebera hamwe bakurikirwa cyane kandi bakunzwe kumurusha. Tudatinze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga Ishimwe Vestine ndetse na Dorcas. Aba nabo ni abaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, baririmba mu njyana ya gospel, aho nabo bagiye bafite indirimbo zigaragara muri top 10 indirimbo zarebwe cyane kurusha izindi ku rubuga rwa YouTube. Aba kandi nabo bakomeje gukundwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko zicuruza umuziki yaba Spotify, Audiomack, Boomplay ndetse n'izindi. Bikaba byatumye bagaragara kuri uwo mwanya wa kane, Vestine ndetse na Dorcas. Aba nabo ushobora kuba bazi kuko bamaze igihe kinini cyane baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana igihe kirenga imyaka 5 hafi 7. Bikaba byatumye nabo bagaragara kuri uwo mwanya wa kane. Uraza kutubwira muri comment umwanya bagakwiye kugaragaraho. Dukomeje ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga abakobwa babiri baba DJ ari bo DJ Flex ndetse na DJ Pink. Aba bakaba ari abakobwa bafite ubuhanga budasanzwe ndetse n'impano yo kuvanga imiziki.
DJ Flex akaba ari umukobwa ukunzwe cyane by'umwihariko n'igitsina gabo bitewe n'uburyo akunze gutanga inama cyangwa se akunze kugira inama abahungu cyangwa se abagabo, aho agira ati ntuzigere utanga amafaranga ugura urukundo cyangwa se ugurira impano ihenze cyane umukobwa mukundana, kuko ejo n'ejo bundi ashobora kugusiga akagenda cyangwa se akaba akubeshya afite undi bakundana, ahubwo wayakoresha ugashaka andi ukayongera cyangwa se ukaba uri busy mu gushaka amafaranga, kuko nibyo ngo bigaragaza umuhungu cyangwa se umusore ufite intego kandi agakwiye gukundwa urukundo rwa nyarwo. Naho uyu DJ Pic we azi, iyo bavuze DJ Pic abantu benshi bahita bumva umuntu uzi kurya cyane, akunze kugaragara kuri social media zitandukanye ari kurya cyane, agaragara yuko ari umukobwa uhorana apeti utagira isoni, bigaragara yuko rero ari umwe mu bazabasha kwita ku mugabo we mu bijyanye no kurya, cyangwa se akaba atamutera isoni, umugabo nawe akaba ashobora kurya nta kibazo. Bikaba byatumye DJ Flex ndetse na DJ Pink ari abakobwa bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bitewe n'umwihariko wabo cyangwa se impano ndetse n'ubunararibonye bafite bwo gushimisha abantu bakigwizaho abafana. Dukomeje ku mwanya wa kabiri, ku mwanya wa kabiri turahasanga umukobwa witwa Cyuzuzo Beyonce. Uyu ni umukobwa wamenyekanye nk'umufotogarafe ukomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho akunze kwitabira imikino itandukanye yaba umupira w'amaguru, volleyball, netball ndetse n'indi, aho yagiye gufotora kuko ni umufotogarafe ufite ubuhanga budasanzwe ndetse n'impano yo gufotora amafoto meza cyane kandi agakundwa. Byatumye akomeza kwigwizaho abafana benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho ari umwe mu barangaza abakinnyi cyangwa se abagabo cyangwa abasore baba bitabiriye kureba match zitandukanye by'umwihariko football, aho bamwe bavuga yuko umukinnyi ashobora guhagarara mu kibuga hafi umunota wose ari kwitegereza ubwiza bwa Cyuzuzo Beyonce, aho gutegereza cyangwa se kureba umupira ari gukina. Bikaba byatumye Cyuzuzo Beyonce agaragara ku mwanya wa kabiri. Uyu kandi bitewe n'ubwiza bwe yavuzwe mu rukundo n'abandi basitari benshi batandukanye by'umwihariko twavuga nk'umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Joe West, amenyekanye mu ndirimbo yise Happiness ndetse n'izindi twavuga nk'iyitwa Hejuru cyane ndetse na Nifuza ko. Uyu Cyuzuzo Beyonce akomeza kwigwizaho abafana bitewe n'amafoto meza ndetse n'utuvidewo akora amacalenje y'indirimbo zitandukanye z'abahanzi bo mu Rwanda ndetse no hanze asangiza abakunzi be ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba byatumye akomeza kwigwizaho abafana benshi, akaba yaje kugaragara kuri umwanya wa kabiri. We tubwire umwanya agakwiye kugaragaraho muri top 7 y'abakobwa bakunzwe cyane kandi bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere uratekereza ari kugaragara uyu mukobwa? Tubwire muri comment mbere yuko tuhagera turebe yuko uhari ari we nawe watekerezwa cyangwa se wakekaga ko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere. Nkwibutsa mu gihe usanze uri ku mwanya wa mbere turi watekerezaga wowe utubwire muri comment wabonaga yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere. Ariko mbere yuko tumugeraho nagiye gukwibutsa niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri muracu wa YouTube, ukaba utarakora subscribe, like, share na comment wabikora kuko ni ingenzi cyane kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha cyangwa se video nziza ndetse na post nziza tunyuza kuri muracu wa YouTube. Uraza kutubwira uburyo wabonye ino video. Dukomeje ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa wamenyekanye ku izina rya Nyambo, amazina ye nyayo ni Nyambo Jessica. Uyu nguyu akaba ari umuhanga ukomeye cyane akomeza kwigwiza abafana bitewe n'impano idasanzwe ndetse n'ubuhanga afite bwo gukina filimi ndetse no kuzandika zigakundwa cyane. Kugeza ubu afite umuyoboro wa YouTube yise Miss Nyambo anyuzeho filimi nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa The Message yakunzwe cyane ugereranyije n'izindi. Yagiye agaragara no mu zindi akina n'abandi bakinnyi bakomeye cyane, twavuga nka Kiramani cyangwa se Niyori ndetse n'abandi batandukanye. Byatumye akomeza kugaragara nk'umukobwa mwiza kandi ukunzwe. Si ibyo gusa yavuzwe mu rukundo n'umubyinnyi akaba n'umuhanzi Titi Brown bavuzwe mu rukundo igihe kirekire. Gusa nubwo baje gutandukana ntibyatumye Nyambo ahagarika gukomeza kwigwizaho abafana ndetse no gukurikirwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram ndetse no ku rubuga rwa TikTok. Uyu kandi akaba ari umwe mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa TikTok kuko kugeza ubu niwe uri gukurikirwa cyane ugereranyije n'abandi, aho akurikirwa n'abagera ku bihumbi 402 ku rubuga rwa TikTok, mu gihe umukurikira ari Beyonce ukurikirwa n'ibihumbi 320,300. Urumva yuko uyu Nyambo Jessica ari umukobwa ukunzwe cyane ugereranyije n'abandi. Igishimishije cyangwa se ikiza kurushaho ni uko hamaze iminsi hacicikana amafoto ku mbuga nkoranyambaga Nyambo Jessica ari kumwe n'umusore bitegura kurushinga ukomoka mu gihugu cya Australia. Bikaba byatumye Nyambo akomeza kuvugwaho inkuru nyinshi kandi nziza cyane bitewe n'uko agiye mu rukundo nyuma yo gutandukana na Titi Brown. Bikaba bikomeza gutuma yigwizaho abafana kandi agakurikirwa cyane ku rwego rudasanzwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye.
nawe utaha mu yindi video nziza tuzagukorera.